ikindi buriya mu bintu by'intambara haberamo amanyanga menshi. Iyo uri muri region des opérations militaires biba bivuze yuko harimo niho n'igihugu kiba cyerekeje amafaranga menshi. Dufate nk'urugero ibikoresho bigurwa, abasirikare uko barya, ibihahwa, ibigira gute, byose urumva ko ushize ku munzani wasanga uko amafaranga y'igisirikare yinjizwa muri Goma siko yinjizwa muri Chopo, siko yinjizwa muri Matadi cyangwa n'aho satari ikibazo cy'umutekano mukeya. Ibyo ntago byaba ari ibintu biri gutegura intambara yaba ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku Rwanda nk'uko Kongo yari yagiye bivugaho? Biragoye cyane kubihuza, utikubera icyo bigoye cyane kubihuza, kuko iyo ushyigikiye ukanacumbikira c'est une cause bétonée, ni impamvu irimo beto na fera beto n'iki byose ituma mushobora kurwana mu gakocurana. Bivuze ngo buriya Kongo ikubise M23 ikayirukankana, ariko M23 yirukana ikajya Cyanzarwe, ikajya Busasamana, ikajya nahe hose, kandi u Rwanda rukabyemera. Kongo yarasa n'urugero ifite uburenganzira bwo kurasa kuri Cyanzarwe, ifite uburenganzira bwo kurasa kuri Busasamana, urumva bigasubizanya nabo birasaho. Ariko niba uyu munsi muri mpamvu itanga ivuga gushyigikira itavuga gucumbikira, u Rwanda rukavuga gucumbikira no gushyigikira, nicyo nakubwiraga cya gatatu gishobora guteza intambara. Nubwo nacyo babikarasa muri classe 3, iy'umutuku, icyatsi n'umuhondo, urumva nubwo igihugu kibangamiwe cyitwa ko gifite menace nk'u Rwanda par exemple, gishobora gufata iyo menace kikashyira mu muhondo kikabona cyangwa mu cyatsi kikabona ko ari mediocre, kikavuga kiti twakoze umoja wetu dukora blabla n'iki n'ingabo za Kongo mudacumura tudira gute na gute babagira gutya nako muri Kongo sinzira operation barazifatanaga. Ntabwo twongeye kubasoza abakurikira ibiganiro bya Twisanzure TV. Uyu munsi nanone turagarutse, turi kumwe n'umutumirwa ni David Marshal, ubushize yadufashije gusesengura ingingo zitandukanye. Ni umunsi rero tujye kuganira ku bijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuri M23. David Marshal, urahura amahoro? Ndamahoro, ndashima Imana. Karibu kuri Twisanzure TV. Turishimye kugaruka hano kuri nubwa kabiri. Yego. Ni byiza rero umva urugo rugutumira ukongera ukagutumira, ntago wararubereye umushyitsi mubi. Umuntu yaraje wagasanze ibyo asanze ntiwakongera kumutumira, ariko ubu kandi tuzaberera amadukurikira kubera ko nibo dukorera, ni abadukurikira nyine ujye ubanza urebe niba babyumva neza. Urumva ubushize wari bakomeje kuvuga ati mwongere agaruke vuba, ahubwo ubanza twe twaratinze biragusaba kujya kenshi. Ndahari kabisa, ko Nyagasani azadushoboza nta kibazo. Yes, ikibazo tutangireho tubaza umutumirwa, wumvishe ko Jean Pierre Bemba yaje Goma. Hari Goma. Uruzinduko rwe urabona rushobora guhindura iki ku bibazo by'umutekano bisanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ubundi icyo nabivugaho mu buryo bwihariye nuko ikintu gishobora gutuma uruzinduko rwa Jean Pierre Bemba muri Goma rubi nkuru, ubundi ubusanzwe ni ukutahaza, kuko ni ministre w'ingabo kandi Goma ni akarere karimo operasiyo za gisirikare, ni akarere k'intambara. Ubwabyo urabizi ko Nord Kivu n'agace ka Ituri biri muri status bita ngo ni état de siège. État de siège ni uduce tuba tuyoboye mu buryo bwihariye bitewe nuko igihugu cyabonye ko ari ngombwa, kandi bidaturutse ku neza, bidaturutse ku mahoro ahasagambye, ahubwo wenda biturutse ku mutekano muke uhari. Ngiye nkavuga ngo ahubwo Jean Pierre Bemba n'abandi mu bijyanye n'umutekano ubusanzwe bagombye kuba bafite headquarter kuri Goma, kuko kutagira headquarter kuri Goma, kutaza kuri Goma, ubundi ubwabyo nibyo bigize inkuru. Ariko Jean Pierre Bemba kuza kuri Goma ni ibintu byumvikana, kuko ubusanzwe niba tuvuge nk'agace karimo inzige, urumva inzige by'ubuhinzi n'ikibere bya Minisiteri y'Ubuhinzi, ukavuga uti n'urugero simbi bifurije mu Mutara hari inzige zahateye, buri ubundi Minisitiri w'Ubuhinzi n'ibijyanye n'ibyo bagomba kujyayo. Niba tuvuga hari ibintu bibangamiye ingagi, ufite mu nshingano ubukerarugendo bagomba kujya mu Kinigi. Jean Pierre Bemba ro kuza Goma ni kutazi Goma cyo cyakora inkuru, aho kuza Goma ni ibintu yagumye no kwashyira headquarter, ahubwo ziri mu gihe nk'uko hari état de siège. État de siège ubundi n'ikibazo yagize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabaye état de siège ariko ikomeza kuba état normal ordinaire mu buzima busanzwe. Nyine ukabona ibintu bibera muri Bukavu nibyo bibera Goma,
amasaha abantu baryamira Kisangani y'abantu baryamira Goma kawaida suko byagobye kugenda sibyo niba igoma bigaragambye niba ukavuga kigaragambye kimwe Lubumbashi bakigaragambye kimwe Kisangani gutyo in fact ntago ngiyo kiri état de siège état de siège ni ikintu kigomba kugaragaza genda n'ibimenyetso byuko affaire vis-à-vis ibijyanye n'umutekano biba concentré dans une région concernée. Bon rero kuba Bemba arimo kuhaza presque inshuro 2 mu kwezi normalement ibintu byakakwa byumvikana ahubwo nuko bidahagije yagumye no gushyira ikicaro cyo mu gihe kidahoraho Igoma akahatura akahaba kuko nagace nyine k'intambara kubera iki kubera ko ibyo ngibyo byongera morale y'ingabo ku rugamba iyo abungirije ingabo cyangwa se abagaba ingabo begereye ingabo birafasha mu gukemura ikibazo ko zirwana zumva zifite backup hafi yazo ikindi buriya mu bintu by'intambara haberamo amanyanga menshi iyo uri muri region des opérations militaires biba bivuze yuko harimo niho n'igihugu kiba cyerekeje amafaranga menshi dufate nk'urugero ibikoresho bigurwa abasirikare uko barya ibihahwa ibigira gute byose urumva ko ushize ku munzane wasanga uko amafaranga y'igisirikare yinjizwa muri Goma siko yinjizwa muri Chopo siko yinjizwa muri Matadi cyangwa nane hose atari ikibazo cy'umutekano mukeya kandi nureba intambara ntukarebera mu bintu byo guturika gusa by'amasasu yirebera muri izo anje zindi umuntu atakurirwa avuga amana ko umuntu atabura kuvugaho muri aka kanya kubera iki amafaranga ashyirwa hari akoreshwa gute sibyo ibikoresho byaguzwe by'intambara ukunze kubona baguze abakongomani byujuje ubuziranenge ubwo byose birapakirwa mu gace ka Eastern Congo urumva bo ariko no kureba kuri iyo morale y'abasirikare kureba kuko muri surveillance muri surveillance muri esprit de surveillance haba ikintu bita element ebyiri element subjective ni objective sibyo iyo rero uba muri cadre militaire uri ministre w'ingabo raporo zikugeraho uri Kinshasa ziba ziri subjective kuko ntabwo ziba ziri objective ntabwo ari raporo palpable we wigereyeho nibyo uhabwa n'abakomanda n'abandi bose bagukorera mu babasubordone bagomba kuguha raporo ariko iyo Jean Pierre Bembaje no rugero bakavuga bati tugurira amakota abasirikare arakonje yambeho nawe yimukubise yasoko rizihuta kubera ko nawe ubwo yahageze arakonje niba suyinga bakabona kuko buryo umukomanda nakabanga nagira ngo nkwibire umugeneral cyangwa umukomanda mwiza yagize mu kigo cy'ingabo za hambere abanza gusura ngiye abantu bambaza naho ndababaza wumva nk'umukomanda nk'umugeneral yasuye ikigo ahantu amaze gusura ari nka wiri mujye mumenya nyine by'ingabo mbega wowe uri nka general yego suriwe da usuye ka militaire ikomeye runaka atekereza iyo ariyo wumva nk'ahantu hagutera amatsiko hambere hari uje gusura ingabo bananyuraho aba special force bitoreza wanyuwe special force bitoreza urakoze cyane umugaba w'ingabo rero cyangwa umwe mu bakomanda b'ingabo yasuye ikigo cya gisirikare cyangwa ibirindiro by'ingabo abanza gusura ku kimoteri kugira ngo arebe ko barya bagahaga kuko ikibazo cya mbere komanda abaza abasirikare bango hari yacakura mwariye murijuse ibindi bigakurikiraho ntabwo najya kubirondora muri aka kanya urumva rero Jean Pierre Bemba kuri raporo subjective urumva ntago nk'ibyo yabimenya n'urugero twadutanze kugira ngo badukurikirane basobanukirwe ariko objectively ahageze yamenya ko barya ntibahage yamenya batabona ibibari urumva yabona raporo yabona indembe inkomere akazisura fresh urimo kureba donc ikibazo wambaje ni kigufi ariko kugusubiza mu magambo maremare Jean Pierre Bemba kuza kuri Goma ubundi kutahaza nicyo kibazo nicyo bikoze inkuru ariko kuhaza nk'ahantu muri region irimo opération militaire ubundi byagombye kuba nahara umujyo buhoraho cyangwa umwungirije baciwe na bose uruzinduko rw'uyu munsi impamvu tubona ari inkuru nuko bwo yaje afite ubutumwa bwa President Tshisekedi nkuko biri kugaragara mu bitangazamakuru binyuranye ikindi hari Igoma biravugwa ko haje abandi bacanshuro baturutse muri Romania ibyo ntago byaba ari ibintu biri gutegura intambara yaba ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku Rwanda nkuko Kongo yari yagiye bivugaho biragoye cyane kubihuza utikubera icyo bigoye cyane kubihuza nuko Kongo kugira ngo uvuge ngo ministre yaje mu gace runaka birasura intambara Kongo nta ntambara isura yigeze hisha yuko ari gasura ntambara n'ubundi kuko kuva M23 ajya nibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo Kongo igeze muri position itari y'intambara
which doesn't make news. Kuko niba Kongo ivuga ngo twege ntabwo mwege muri ibyihe nka M23 ntituze kuzaganira, sibyo? Kongo nta wundi mugirimo, nta n'indi myitozo irimo, iraguye intwari kaziparika hariya, abacansho ntibahisha, bamwe basigaye ni Kavumu ku kigo cy'indege gihari cy'Ibukavu, umva bavuye muri Goma bajya ni Bukavu, bari kuri Tanzania cyane, bakora patrol ku manywa, indege bazigurutsa tureba za Sukhoi cyangwa se amaduhone batestinga, abantu biri bavuga barayabona. So icyo nshatse kuvuga ahangaha ni iki? Icyo nshatse kuvuga nuko wenda kubera ko bitari bisanzwe, reka tuhagaruka aho ngaho nabyo. Urumva bishobora kuba ibyo navugaga mu kanya byuko kutahaza kenshi ariyo nkuru. Urumva nyine inkuru ikaba kuki atahazaga kenshi akaba haje kenshi, sibyo? Bivuga ngo nibyo uvuga ndabyemera. Niba hari operation zidasanzwe cyangwa se guhindura umurishyo wa operation bigamijwe na Kongo, ibyo byaba ari nk'ikosa Kongo yari yarakoze ryo kutaba hafi y'ingabo irimo gukosora kugira ngo nibura aho yagiye ihombera idatsindira abo barwana, ibe ubungubu noneho niba ari ryo ko sibona ryayisubizaga inyuma, wenda tuvuga ingabo zirasubira inyuma buri kanya, ntabwo abakomanda bari hafi, zirabura ibikoresho kubera uburangare minisitiri arahibereye n'abamwungirije, bura ibintu byose bijyanye n'ibyo ngibyo. Nabyo ntabwo twabura kubireba ngo tuvuge tuti n'ubundi Kongo ishobora kureba gutya igakorana n'izi kavuga iti no mu bituma dutsindwa ntituba hafi y'ingabo, sibyo? Cyangwa ibikoresho tubohereza bibageraho. Ese abarwayi baravurwa? Bino kubira mu kiganiro dutangira. So kuba yahaza rero tukora muri cadre yuko n'ubundi hari ingredients y'abandi kwinjiza mu by'amakimbirane ari hariya vis-a-vis ku ntambara barwana na M23, ibyo reka mbyemere. Gusa ku Rwanda nta kintu mbibonamo, kuko ubundi jewe urabizi niba nkurikirana kusimbizi cyane, ntabwo ndi mu bantu bemera potentiality y'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Sinigeze mbona isura y'intambara na image y'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Nabashingiye kuri Sukhoi yagurutse zikaza kuvogera ikirere cy'u Rwanda, nabashingiye kuri disikuru zagiye zivugwa n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye haba Kongo n'u Rwanda, kuko hari gihe tuvuga amadisikuru avuga muri Kongo tukibagirwa n'amadisikuru avugirwa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye. Ariko cyo tubikubira hamwe byose tubivuge kuko byose bibabigaragaye. Gusa itaragaragaye ku Rwanda, Kongo ngira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta bisasi ishinja u Rwanda rwateye muri Kongo, kuko n'ubundi hari ibisasu byateye mu Rwanda bituruka muri Kongo bikagwa mu Kinigi. Nta ndege z'u Rwanda zavogereye ikirere cya Kongo ngo ibibonere gihamya, nubwo bigeze kuvuga ko hari kajugujugu babonye mu kirere cyaho ngo zigeze kuri enye. Ariko ibyo nabyo ni ibintu wakweshoneka kubera ko nta gihamya babigaragarije, kubera ko izabo zagurukiye ku Rwanda, u Rwanda rwatanze ibihamya ariko Kongo nta bihamya yagaragaje. Bivuze ngo rero kuba ntabona image y'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo, ibyo ni uburenganzira bwanjye kwibona gutyo, undi afite ukuntu ashobora kubibona. Ariko ahanini igenda yibanda mu kuvuga ngo Kongo irakonsantra imbaraga muri Eastern Congo ku kibazo cya M23 by'umwihariko, ariko ku Rwanda nk'umuntu utarigeze uyibona wabungoye cyane. Ntabwo njya mbona ikintu Kongo yakora kugira ngo yinjire mu ntambara n'u Rwanda, cyangwa ikintu u Rwanda rwakora kugira ngo yinjire mu ntambara ya Kongo. Ntibigeze binamfataho n'umunsi n'umwe, kandi ibiri amahire kugeza uyu munsi umwaka urashize urenga ayo makimbirane ahari, abantu bikekeye intambara. Ariko Sukhoi ntiyazanye intambara yo kurasana fresh war ngira ngo ibihugu birwane igihugu kindi. Amatiku yavuzwe n'iki byose, inzandiko zanditswe iki n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu mbega muri make zari zo kuba n'ibihugu byanarwana za Nyirarureshwa, ariko kuba ntayazanye intambara ngira ngo aho ngaho ndaza kugaragaza ko mfite ukuri, kuko izo mpamvu ndetse Nyirarureshwa zashobora guteza ibihugu gukocorana, ntawavuga ko zabuze, ariko nazo ntizateye intambara. Ukibaza ni kintu gishyashya gishobora kuza ngo ni Bemba waje muri Goma ngaje gushoza intambara. Bemba se ni umuntu cyo gushoza intambara ku Rwanda? Uretse Bemba yakwikorera intambara akayibeba ku mutwe wiwe, hajya nk'umuntu nkubaze wiri abantu badashoza intambara cyangwa intambara. Reka mbabwize ukurana kuri iki kinyamakuru cyawe ku bihugu bitarwana Kongo n'u Rwanda, ntago ari imwe buri gihugu gifitiye ikindi. Intambara ikostinga ibintu byinshi, intambara ni imibare. Muri make nagira ngo nkubwire ikintu wenda abantu bazafata nabi ariko bazabyihanganira. Muri ibihugu byose hagati y'u Rwanda na Kongo nta gihugu gishoboye kurwana n'iki, nta gihugu gifite ubushobozi bwo kurwana n'ikindi ntambara idafite impamvu. Impamvu hari baba bararwanye kera, bamwe baramva amasasu uwo baragiye no kuyakamera n'iri kamera yawe, ariko babuze impamvu. Ese David, babuze impamvu. Buretse intambara witi intambara ifite impamvu, intambara imeze gute? Buretse nicyo aha urakoze cyane. Ubwo uze buto nashaka kugusubiza niyo buretse nashaka kukubwira none nashaka kugusubiza aho ngaho. Ibihugu birwana kenshi mu byo dukunze kubona, bishobora kuba bipfa ubutaka, sibyo? Ethiopia na Eritrea byapfaga Badime, Cameroon na Nigeria byapfaga Bakasi, urumva? Kenya na Uganda na bikunda kurebana n'imwe bipfa ibirwa bya Migingo. Tanzania na Malawi bikunda kurebana nabi, ni umurongo Tanzania yaciye yongera imipaka muri Nyasa Lake mu kiyaga cya Nyasa, urumva?
gusura ni inshuti na perezida wa Tanzania aheruka muri Malawi ngira ngo kubasura, nta ntureka nyinshi zigihari. Ushobora kureba nk'Abarusiya n'Abanya-Ukraine ibyo bapfa birimo status y'iriya miyoborere iri muri Donbass batumvikanaho, urumva. Ariko ibihugu ngira ngo na Israel ijya kurwana n'Abarabu mu ntambara y'ikiri iminsi 6 bari bafite ahantu ikigobe bapfaga, urumva, kubera ko Misiri yari yabaye nk'ikigarurira ikabuza urujya n'uruza muri icyo kigobe. Ni byinshi cyitwa Tirana kiri ku nyanja y'umutuku, urumva. So ntabwo intambara ibaho nk'ikintu kira na Chad yarwanye na Libya bifite agace bita Auzu, ku bantu baza amateka y'intambara barabizi. So ntabwo nshaka kuzana intambara gusa, impamvu y'intambara nk'ishobora guturuka ku bintu biri fizike nk'imipaka ibihugu bipfa, ariko c'est une cause majeure ibihugu bishobora kurwanira, kandi ukabona n'icyo dusobanurira abaturage uti twagiye kurwana hariya kubera ko twagiye kuboza ubutaka bwacu batwaye, urumva. Twagiye kurwana hariya kubera ko ikindi gishobora guhuza kurwanisha ibihugu ni nk'ibintu bijyanye n'imbohe, wenda nk'umuntu igihugu gishobora kakwira ubona Kongo yigeze bigeze abasirikare babiri b'u Rwanda, Kongo yigeze kunyemerera no kugira ngo iki gufata mbega bari kuri patrol irabajyana. Wabonye ko bari abasirikare nubwo bari babiri bateranije inama Rwanda, urumva, kandi Kongo igategekwa kubohereza mu Rwanda ku itegeko ry'ibihugu byumvikanyeho, baroherejwe abasirikare bagaruka mu Rwanda. So impamvu nazo zirimo navuga ngo human resource sizo ko nabyita, impamvu ziza zikinjizamo uburyo bw'abantu runaka, igihugu cyavogereye ikindi urimo kureba, ariko kigitwarira n'abantu nabo barimo kuvuga bati iwacu mutumara iki ko mutaza kutubohoza mu by'ubu n'ubu, diplomasi yanze. Ibyo ngibyo ibihugu byabirwanira nabyo, ni impamvu ishoboka nubwo itari majere cyane, ibyo byose birashoboka. Impamvu ya gatatu ishoboka ishyashya kuri Kongo ubu ngubu ishobora no guteza akaga, kuko ntabwo nahakanye iby'intambara byose burundu. Ino ingredient y'impamvu muri Kongo irimo kuza yuko Kongo irimo gutegura abantu barwanya u Rwanda no gukoresha inama zo kuba bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iriya mpamvu nanjye ndi hafi kukubaza ikibazo nk'icyo. Iriya mpamvu rero ni shyashya, ntabwo yamyeho. Reka twumvikane tugendane muri iki kiganiro. Niba u Rwanda ruvuga ko Kongo icumbikiye FDLR nk'umutwe w'iterabwoba ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, na Kongo ikarega u Rwanda kuba rushyigikira M23, ariko ukoresheje izo mpamvu zombi uko ingingo ebyiri, gucumbikira no gushyigikira. Gucumbikira rero nicyo narigezeho, c'est un ennemi potentiel ushinze ibirindiro iwabo. Ariko mu byo Kongo ishinja u Rwanda ntabwo M23 ifite ibirindiro i Musanze, ntifite ibirindiro i Rubavu cyangwa Ngororero, Rutsiro, Nyamasheke cyangwa Rusizi. Urimo kureba, iyo ni impamvu yatuma uvuga uti nkurikiranye umwanzi i Rubavu kubera ko adusharinga aturutse i Rubavu, urumva. Ariko iyo ufite impamvu urwana n'ababerejera muri ababerejera babiri, wemera nka Kongo yuko M23 ifite Bunagana, ifite Rutsiro na Masisi, already wamaze kwiyemerera yuko, urumva, abo baturage mu buryo bwe cyangwa ubundi bari ku butaka bwawe. Ibyo urahita uhindura inshinga ukoresha gushyigikira, ntabwo ukoresha gucumbikira. Noneho numara gucumbikira wongera no gushyigikira, turimo kujyana. Niyo mpamvu ndakubwira guherukiraho yuko gucumbikira umwanzi ntabwo attention, ntabwo ari gushyigikira, kuko bigenze gutyo na Amerika yashyigikiye abarwanyaga Bashar al-Assad, urumva. Ariko ntabwo Amerika yinjiye mu ntambara irifu na Syria, ntabwo bamubwira ngo Syria yigeze yigondera intambara yo na Amerika. Gushyigikira, reka tubyegereze imitima y'abadukurikiye, gushyigikira kubera kumva koze y'undi arwanira. Kongo wenda ifite yumva ibintu bya FDLR, urumva. U Rwanda rufite ushobora kuba rwumva impamvu za M23, n'urugero ndimo gutanga kuri izi mpande zombi, urumva. Gushyigikira no gucumbikira ni ireme ebyiri zitandukanye, kuko iyo ushyigikiye ukanacumbikira c'est une cause bétonné, ni impamvu irimo beto na fer beto n'iki byose ituma mushobora kurwana mu gakocorana. Bivuze ngo buriya Kongo ikubise M23 ikayirukankana, ariko M23 yirukana ikajya Cyanzarwe, ikajya Busasamana, ikajya nahe hose, kandi u Rwanda rukabyemera. Kongo yarasa n'urugero ifite uburenganzira bwo kurasa kuri Cyanzarwe, ifite uburenganzira bwo kurasa kuri Busasamana, urumva, bigasubizanya nabo birasaho. Ariko niba uyu munsi muri mpamvu itanga ivuga gushyigikira itavuga gucumbikira, u Rwanda rukavuga gucumbikira no gushyigikira, nicyo nakubwiraga cya gatatu gishobora guteza intambara. Nubwo nacyo babikarasa muri classe 3, iy'umutuku, icyatsi n'umuhondo, urumva. Nubwo igihugu kibangamiwe cyitwa ko gifite menace nk'u Rwanda, par exemple, gishobora gufata iyo menace ikashyira mu muhondo kikabona, cyangwa mu cyatsi kikabona ko ari mediocre,
kikavuga kiti twakoze umoja wetu dukora blabla n'iki ingabo za Kongo mudacumura tudira gute na gute babagira gutya nako muri Kongo sinzira izo operation barazifatanaga ntabwo mbizi ariko bakavuga bati iriya menace tubona hakurya ishobora kuba ari menace nk'intare urumva either itaramera amenyo cyangwa yakutsa amenyo ariko ntabwo bibuza kwitwa intare muri image kuko nta menace iba ntoya ku gihugu aho ngaho dahiseguye abantu dukukiye babyumve neza izo nazo iyo mpamvu iri mu cyatsi cyangwa umuhondo ntabwo yateze gukurasana kuko twatanye ikiganiro kugira ngo intambara irahenda si ikintu cyo kwishoramo kandi hari inzira nyinshi ibihugu bishobora gukemura ibibazo byabyo bitarwanye haba biza diplomasi kuregana mu nkiko mpuzamahanga zirebana n'ibyo kuvogerana hagati y'ibihugu cyo bita International Justice of Court of Justice urumva ICJ ibyo byose International Court of Justice ya ICJ ibyo byose ni ibintu ibihugu biba bifite muri mindset birabizi ko biba bibizi na Kongo izi neza ko u Rwanda rwayiteye inzira ya mbere kugaba ibitero inzira ya mbere no kujya muri UN Security Council gitaraganye urumva nkuko Iraq yateye Kuwait isigahurwa amahanga tutari muri media byo zivuga nanjye ngo umunyamakuru amahanga n'isi ntabwo intambara hagati y'ibihugu ibaho urwo byagwihishwa attention haze mu kubeshya ngo ibihugu biragwana rwihishwa ngo bicengana igihugu se gicenga ikindi ku isasu gute mwarwana mugakubitana intambara ikabara na Rusizi ku buryo bugaragara ingabo zikagenda amanywa ku manywa y'ihangu urumva cyangwa bitagenda ku manywa y'ihangu ariko imigendere zikazashirika amenyekana ntabwo washira igihugu kugutera ngo hashire umwaka hiyongerehe nundi nta erema nimwe wagaragaza haba mu rukiko muri UN Security Council nayo itarahaguruka ubwa ngo ihagurukize urumva African Union zije kubakiza mukaba mukiri mu biganiro mu gihorera mu nama za Bujumbura mu gihorera nama za Rwanda muri mu Rwanda wiri ibyo ngibyo bishoboka mu Rwanda vyenyewe gusa nabonye umuryango w'Uburayi yoko African Intelligence yabyanditse uyu munsi utangaza ko ugiye gushyiraho ibihano ngo ujye abasirikare ba Kongo batubahiriza bakora amabi muri Eastern Congo ngo ko harimo n'umusirikare w'u Rwanda bashaka mu bo bazafatira naho ngo harimo umukomanda w'u Rwanda ubwo ntazina batangaza ngo uri muri ibyo mu Ventura n'iki kutagera tumenya amakuru ku yandi uko bimeze tubisome tuzabisesengura nabyo tubona amakuru yabyo ariko icyo nakubwira cyo nuko noneho at least urumva reka tuvuge tuti wenda n'abandi babikurikirana baravuga ngo umusirikare ndetse igihugu kirwanisha umusirikare cy'Urwanda ikindi umwe ntabwo bishoboka bino bihugu birwana nawe wiri nanjye twibereye aha ngaha mu gisivile intambara wayimenya wiri ariko gucumbikira no gushyigikira ukabyongeraho ko ari bibiri undi ukamushinja gushyigikira gusa adacumbikiye ku ruhande rumwe ucumbikiye n'ashyigikiwe ashobora kugabwaho ibitero isaha yose ariko kwitwa umuntu arashyigikiye ibyo ni ibintu biri aho ngaho ni ibintu biramutse ari nabyo byakwitwa nka fanatism ariko utari koza y'intambara ubwo simbona ko Jean Pierre Bemba yabaje kuronshinga intambara igoma ngo ku Rwanda zero ntabwo impamvu ifatika kandi nakubwiye ko simpuwe Kongo kuba itaronshinga intambara ku Rwanda nuko itayishobora nuko u Rwanda rudatera Kongo ntabwo ari mu Rwanda rufitiye Kongo nuko u Rwanda yiba intambara nyine itari mu bwenge kandi nta gihugu cyagwaye intambara itari mu bwenge ese bagiye mu mitsi ubona rinde watsinda undi hagati y'ibihugu intambara umenye uyitangije ntabwo umenye uyishoje kuko impamvu intambara conventionnelle zihuza ibihugu uzitondera ziva ku murwanyi umwe zikajya ku barwanyi benshi ni ukuvuga intambara ishobora kubaho ukagira ngo uri Ukraine uzarwana na Russia ariko ukajya wisanga na France yashyize guhaye inkunga Pologne yaguhaye ibifaru n'indege Lithuania yaguhaye ibi ukabasha guperesista mu ntambara ibyo ni kimwe noneho cyangwa ukibwira ngo uzitunatunira ku Burusiya ariko Korea ruguru ifite kuritekereza intambara ya Russia China ifite ukuntu irimo gupimira ku munzani wayo n'imibare yayo intambara ya Ukraine kugira ngo nayo izabone ko yirwanaho mu gihe cya Taiwan ugasanga intambara yatangiye ibihugu bibiri ishojwe n'ibihugu nka 200 n'iki byose niko intambara zizagiye zinazamuka ibyo kwanga igihugu cyatsinda ikindi buryo ushatse ubona ko byatsindagurana kuko akenshi ibihugu birwana birangira byumvikanye nta gihugu kirwana kiri ngo kikigarurire burundu ku isi ntabwo birabaho n'ubundi birangira byumvikanye ngo twapfaga iki tugiye gute na gute bikajya ku biganiro cyane ko u Rwanda na Kongo ntabwo ari ubwambere byabigiye makimbirane kandi ntibyize bigaragara ko u Rwanda rwigeze kwigarurira Kongo cyangwa Kongo igarurira u Rwanda bagiye Sano City bimvye bumvikanaho bigenda gutyo ibindi bigenda gutyo ntabwo genda hangara ngo ndamenya ngo igihugu cyagarika ikindi hasi kikagihondagura cyane ko nta n'inyungu cyo gihugu cyaba gifite muri ibyo ngibyo icyo navuga nuko nk'igisubizo nagusubiza nk'umusesenguzi batsindagurana kuko Kongo ntiyafata u Rwanda ntirwafata Kongo ngo ruyomekeho habaho gutsindagurana gusa bakazajya mu biganiro New York bamwe bagapuninga ingabo bitewe n'uwateye undi bindi kagira gute bagasubiza zo ambasade bakabana nta birenze
uvuga iki kuba ubu ngubu imirwano yongeye kwegura hagati ya FARDC na M23? Biragoye, nta rwego rudafite aho rubogamiye rwari rwemeza ko imirwano yongeye kubura, ariko inzego zifite aho zibogamiye zo zerekana ko imirwano ihari, ariko izi zifite iyo authenticity wavuga uti uru rwego rurerekana ko ibihugu byarwanye, kuko urumva nka Perezida Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya ari muri Goma, kandi muri intervention yarimo gukora zo gusaba abantu kongera guhurira mu biganiro Kongo na M23 na Banyarwanda byasabye Kongo ngo yemere bajye mu biganiro, ntabwo yaje kubera induruburi z'intambara yongeye kubura. Nowe rafite ashaka ko ufite ayo makuru, sibyo? Hako nta buryo hazarane gutwereka yuko Kongo na M23 byongeye kwesurana ngo birwane, noneho Uhuru Kenyatta akaba yaje guzumya uwo muriro, cyangwa ngo Bemba akaba yaje azanywe n'izo nduru zongeye kuvuka zuko M23 yongeye kurwana n'iki n'iki. Amakuru ahari nuko aharimo kurwanirwa kwa hato na hato, urumva bigaragara ko na M23 yigeze kugenzura. Hajya wiri umuntu arimo kurwanira kwisubiza aho yigeze, urumva ibyo ushaka kumekinga inkuru y'intambara, kandi arimo kuharwanira kubera yuko wowe utagombaga kuhakandagira nka leta yasize zone tambo, azize zone tambo murayivogera ajaje kubakuramo. Izo ni impamvu za mwembi zitabemerera ko umuntu yishyira hanze, ariko arabakuriramo iki kandi ingabo z'umuryango Afurika y'Iburasirazuba zihari, ariko iyo cyataha barekera. None se urumva ufata ibyemezo ari umwanzuro wafata kuhabarekera, se nicyo numva ari logique, ahubwo uvuga uti kubera iki atabaza ingabo za East Africa impamvu y'ibyo ngibyo. Ariko muri Kongo ikibazo gihari, buri wese arwana ku nyungu yiwe. East Africa ifite interest zayo, M23 ifite interest zayo, na government ifite interest zayo, buri wese adahuje n'undi. Tukubera iki? East Africa ntago ari umukongomani, yajeje gufasha abakongomani. Kubwa East Africa nk'umusirikare wa East Africa nyenda mwumva, iyo mushaki ifitwe agace kamwe na FARDC, M23 akakuyemo batarwanya, yayikuyemo batarwanya, ntago kuko uri mu étranger no East Africa uri mushaki, ntago ari FARDC yagarutse ku butaka bwaye n'igisirikare cy'igihugu. Urumva kugira ngo wumve logique ya East Africa, kumuko na East Africa idashobora kubuzwa gusinzira ngira ari dafite ibitotsi bitewe n'ahantu M23 ikabye, kandi irahazi map zose razifite. So East Africa nk'abantu ushobora kurarama hagati y'abavandimwe, yaba M23 itarenza aho yari ifite mbere ikisubiza aho yari iri, yaba leta yazikahakandagira, East Africa ntabwo ishaka kwiteranya nabo. Niyo mpamvu n'iyi mirwanire y'uyu munsi wari itajya kwitambika hagati, nubwo byari inshingano zayo mu buryo bumwe, ariko byari inshingano zayo ikayibuzwa n'iki, nayo ifitemo akantu k'akamwaro k'iryo yeri ryo kumenya ngo hari FARDC barimo kuyikubitira, ntiyagombye kubihari. Niyo yagiye ijyayo itagombye kuharenga, hari mu fasi yacu, siyo yabona nibagende birwanire usenyirwa umutiza umuhoro. East Africa rero M23 nako ese ubwo umutije umuhoro kuko ari kurwisenyera, misiyo yakujyanye yo kuhashakira umutekano buki ukibashije kuyubahiriza. Principe yo kubahiriza amahoro n'umutekano ivi kagera igendera ku mahame shingiro y'abantu umutekano riba ku ntera ya mbere b'abanyagihugu mwagiye gukiza. Urumva ugiye gukiza urugo rurimo kurwana, ntitugahanika ibintu by'intambara. Ugiye gukiza umumama n'umupapa arimo kurwana mu rugo, sibyo? Ukavuga uti weje hariya ndabajya hagati, umwe agaca ku ruhande agafata igishiri agatwika inzu. Urumva wagiye ugiye gukiza abarwana, ntabwo ugiye kuzimya inkongi, nta na kizimya moto witwaje. So niyo umuntu namukiza akanitwikira as human being, rega ntago ari robozi zagiye gukiza abantu. Barareba bakavuga ati mwe babwira ntimuzarenga mukaharenga, muzakocorana dore bazaza. Abandi bati ibi bikagira gute? Ntihazagira umuntu wibwira ko hari umuntu uzaza kubariza mission yo kubariza amahoro mu gihugu ngaza afite umutima uruto w'abanyagihugu. Bashaka bagitwika bari abakuriye indege bagasubira iwabo. Twarabibonye ahantu henshi. None se Amerika abatalibani ntibananiwe kumvikana na Ashraf Ghani ninde uri mu perezida wa Afghanistan, ntibyabananiye kugeza ubwo abatalibani bongeye kwigarurira igihugu, sibyo? N'ubu ngubu surambwira ngo izi ngabo za misomo zirimo kuva muri Somalia, kuko Somalia amaze gutekana burundu. Niba babona badafite akayaho kujya kuganira n'abari Shabab ngo wenda abadafite abatari radikale cyane baganire bashyira ibintu ku murongo, si n'urugero ndimo gutanga. Urumva Minwari yaje mu Rwanda, dufite amateka, ibonye bikomeye ikuramo akayo karenge, ibintu twumva twabonye twagize gute. Abantu bo mu gihugu nubwo abantu baza kubakiza, dututuro faso ngo mufite inshingano ya mbere yo gukemura yo kuzimya uwo muriro, mukomeje kuwukongeza no kuwaka no kuwatsa. Ubareba nka wa muntu navuze mu kanya, arabareba nyine. None se abantu baje gupfira igihugu
nkabiriya ngo mujya muvuga ngo by'abavagineri ngo baje kurwana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batawe ya mbere yirukanse M23 irashisazo. Iya kabiri M23 irashira indi yirukanse. Maze ngo umuvagineri ajye kuri ligne de front yimbere ajye gupfira igihugu abanyagihugu birukanse. It doesn't make news, ntabwo bishoboka. Ntabwo genda aza kurwanira igihugu kumwe igihugu akirwanira. Iyo rwose ni psychologie generale abantu babyumve gutyo. Ni na mpamvu ndabizi uri bubaza icyo kibazo ngo cyaba Sadeke ngo cyaba ngo East Africa ngo cyaba Monisco ngo bari hariya bose bageze kuri tere hariya bamaze gufata rupe zabo gutya batunze toce babona mu by'umutekano wa Kongo ntacyo umutekano wa Kongo babwiye hanini urumva babona nta muntu ufite ku mutima ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta yayo yo gupfira igihugu cyabo. So Sadeke yazana izapfira Kongo, Monisco izazinga ibikapu n'amahema itahe urumva. East Africa izagenda yikoreye amaboko azilongazi Kongo nabo barwana ubwabo hagati yabo batazigira bagicara ngo bavuge bati iki gihugu dusenya ni icyacu urumva. Nitwe turimo gusubira inyuma, abana bacu ntabwo barimo kwiga, amashuri arafunze, amavuriro yarasenyutse. Azilongazi batayicara ngo baganire ibyo ngibyo, abafasha ntibazababura. Nawe uri nashaka zohereza itsinda ry'abanyamakuru ryo kuvuga ati tuje kubatera inkunga, ariko nujya kubatera inkunga iryabona media yabo ntacyo yiteyeho inkunga, uza bugosora mucara uzaruha utahe. Ibi ndabivuga kugira ngo abantu bajye bumva n'impamvu. Ubwo ushatse kumvikanisha ko na Sadeke nta kintu iraza. Sadeke muri strategy ku isi yubatse iri nko ku kiciro cya 5 cya Loni yananiwe. Kuko Sadeke c'est une communauté sous-régionale. Ntabwo ari communauté régionale ni ntabwo na communauté africaine. Urumva? Niba ahantu Loni yakandiye ifite UN Security Council, ifite chapter 7 na chapter n'iki byose ikavuga ati twahambira ibizigo tugiye Rwindi na Monisco yacu. Ubwo ni mumara kumva muke muri byanyu muzatubwira, igasigara yisigare mu bikorwa humanitaire ifasha wenda ahantu hahiye ikajya kuzimya kugira gute ibintu ngibyo yamaze kubareba gutya batunga mito cyavuga mwebwe. Ariko nta muntu manizaza gupfira Kongo before yuko umukongomana apfira igihugu kiwe. Ntabwo bikunda, ntibizakunda, ntibyanakunze. Abantu bajye banamenya logique aho ngaho. Mvuze ibintu nshaka gucakara ngo kukintu ntabwo ndakivuga akanya. Abantu bajye reka gutunga intoki za Monisco. Niba kuko bumva ukuri kuko isi yubatse. Gutunga intoki East African Union Force. Ujye kwicira hiteka. Yubanza utunga intoki ababerijana b'abakongomani hagati yabo bataganira ngo bakimure ikibazo cyabo. Kuko iyo principe ndayikubwiye mu kanya. Ntabwo uzaza gupfira igihugu cyawe avuye mu kiwabo n'abagisize. Urumva? Ahubwo azazaje kubunganira. Kuko umuntu ashaka kuganira baherekeza Mexico baherekeze delegation zanyu aho muganira babafasha. Murashaka kugira gute? Donc iyo jambo murashaka urimo kuryumva nimo gukoresha. Mwebwe ubwanyu ariko igihe leta ya Kinshasa ikivuga ngo abantu n'abateroriste ntituzaganira. M23 ikavuga ati ntabwo tuzizira tuba kantone, nta mbunda nimwe muzatwambura tutaraganira. Hari ahantu umuntu uraramye hagati yabe East Africa ibe Monisco ibe ndana nawe ni hahagaze. Afite abantu babiri gutya. Umwe yazamuye ikiganiro tuzaganira, undi ati tutaganira tuzarwana. Nawe naho haherereye. Rimwe na rimwe ashobora kubajya hagati, ubundi ashaka nabireka amaze kurambirwa abona nta nyunga abifitemo, urumva? Ariko intambara akawa idikizwa n'abantu ireba, ntago ikizwa n'uwaje kugira gute n'uwaje kubakiza. Rwose ntibagakondane Monisco ngo mu miliyari ikoresha ngo buri mwaka, urumva? Ngo iki ni ibintu nk'ibyo ngibyo ikoresha miliyari, se leta ya Kongo ikoresha miliyari zingahe guri intwaro zitarangiza intambara. Ndetse mu Ventura nta mafaranga ishora mu ntambara. Baje yakura imitwe y'ishyamba. Yabura se yakura he? Nifite s'abarwana cyaka. Si icama se. Icyama ni mu Ventura ingabirwanisha zitwa AELS, Armée Révolutionnaire Congolaise. Hari icyama kitagira imisanzu se? N'abaterankunga ntabwo bishoboka. Ntabwo yabura rero ifite abantu bari Burayi, ifite abantu baza Canada, ifite abantu baza Australia, ifite abantu baba hariya bashobora kuba baba ahantu hari ubutaka, bashobora gukodesha, bashobora gusoresha imipaka bafite. Ikibazo ntago ari amafaranga. Abaterankunga se babura gute? Wowe wagira imbunda nko kuri ukabura abaterankunga mu gihugu kimeze nko kuri M23 ntabwo yabura imbunda n'iki byose. Igikenewe ni imbunda. Kubona imbunda bihwanye no kugira abaterankunga. Oya, ntabwo ari imbunda gusa, ubwo iyo uvuze imbunda n'impamvu zatumye yifata ziba zirimo. Igikenewe ni cyatumye u Rwanda first of all, iki ariko hagakurikiraho n'izo mbaraga ufite, kuko buri M23 iri ku rwego rw'ibyama by'amashyaka. Nta shyaka ritagira abarwana shyaka rero. Niyo mpamvu ya bintu bya struggle ntabwo rero abantu bafite intwaro n'abasirikare gusa. Ureba n'abasivile bari mu gusa, abasivile bakunda kwihisha kubera impamvu z'umutekano wabo. Ariko barazabagaburira, babashyira amata, bagira gute, bararwanira iwabo, barahazi, barahavukiye, bahamakenga babaye abakomanda no muri kwizo garundi barwaniraho.
urumva bafite imiryango hari, bafite n'agace kanini bakontorora, bashobora gusoresha, bashobora korora, bafitemo ibikuyu, bakabona amata y'abantu, bashobora gukora icyo bita production mu gisirikare, kwikorera imirimo yunguka. Nk'urugero wenda bagashobora gushyiraho amaduka asapurayinga abaturage ibyo bakeneye mu gace bakontorora, ariko mu ibanga ry'abantu biri mu nyungu zabo. Nta muntu wigeze kumva mu Rwanda wakoraga ubucuruzi mu gace k'abasirikare b'inkotanyi barwaniragamo bita Ndori. Ni Ndori wo ku Kisimenti, ntabwo ujya umwumva. Okay, ntabwo nzi ko dividende cyangwa se inyungu yakuragamo yazihaga icyama, byo ntabwo nabimenya n'ibintu byo mu cyama imbere. Ariko no kukwereka yuko banashatse bakora business kandi zunguka mu gace bakontorora ni kanini cyane, bakabona amafaranga batunga. Ntabwo ntago ari abana, none se n'abafurere cyangwa n'ababikira bazatungwa na Vatican. Bafite ubwenge, ntabwo ubwenge bw'inyeshyamba bwo kurwana gusa, nubwo kwirwanaho baba bufite. Urumva bagurikiza wowe wagira abaturage bangana kuriya, uzi ko hano M23 ifite haruta ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, za Gambia, za Ndende, ni ibihugu bitoya cyane. Ibyo ntabwo ari ikibazo cyo kubona amafaranga batunga, ntabwo njye nabigira ikibazo. Ese kubera icyo wumva ko SADC ihageze amateka atakwisubiramo? Ntacyo SADC yakora, kubera ko SADC yari muri Congo n'ubundi n'ubiracyahari, ntabwo yatashye. SADC uvuga yahahoze n'ubiracyahari, ntabwo yigeze itaha. SADC yahabaye muri umbrella ya Loni, Malawi, South Africa na Tanzania, n'ubu baracyari mu ngabo za MONUSCO hariya n'ubundi bari. Ntacyo bakoze. Ariko mandate ziratandukanye. Izo mandate ya SADC ntabwo yaziruti ya Loni. SADC ije ku giti cyayo, ntabwo SADC yandosinga ibintu bira ku isi. Ntabwo ari Loni, ntabwo ari Union Africaine, ntabwo ari East Africa cyane, kuko ari agace karimo kubera ibintu reka kari muri East Africa, ikagamiye East Africa cyane kurusha uko kagamira SADC. Buriya SADC attention, ibintu bibera muri za Lubumbashi bikabera muri za Bakongo n'iki, natangira kugira ide itandukanye n'indimo kukubwira. Kuko buriya proximity issue nayibaho, kuvuga ngo akarere kageramiwe n'umutekano muke, kari kurangora nk'igihugu cya SADC, kari kuri Zambia nk'igihugu cya SADC. Ese ni igihugu cya Tanzania kibangamiwe kirimo guterwamo intureka n'iki byose kubera ibibazo biba muri Congo? Icyo nacyo bitekereza. Urumva iyo proximity issue nayo uyizana, uvuga uti SADC ubundi rashya yaruri iki ko agace karimo kwakamo umuriro okay, ni Congo ni igihugu kinyamuryango. Ariko nakwe turi abantu tutiganga ibintu biri Isiro ni ku mupaka wa Sudani y'Epfo na Congo, ngo byahangayikisha umuntu uri muri Angola cyangwa kuntuze k'ibyabera ku mupaka uri hagati ya Angola nako ya Zambia, Kasumbalesa ngira ngo nuko witwa. Urumva nkuko tuvuga Goma cyangwa Bunagana, birashoboka ko ari ubu nguri hagati ya Zambia na Ntuza. So ibyo nabyo birawakinga ukavuga uti okay, ni Congo ni igihugu cyose kiri muri SADC. Akoze geographically ingaruka bidufiteho n'izi ibyambu byacu byahagaze ni ibi. Amato yacu n'ingendo zirege zasubitse kubera umutekano w'angana ubu. Ni nayo mpamvu East Africa ikobera muri iki kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Congo, kuko iyo uvuze Kivu zombi uko nayo Ituri, uvuze ko business kuri Mombasa port ziri entrave, uvuze ko business kuri Tanga port cyangwa Dar es Salaam port ziri entrave. Urumva biravuze ngo ikibazo kiri mu cyerekezo runaka muri geopolitike, ibyo abantu barabyiga, kirafegitinga abandi bantu bari ku cyoko iki n'iki cy'inyanja, dufate nk'urugero. So niyo mpamvu ubona East Africa yahagurukiye muri iki kibazo, kuko Kenya nizi ikintu hombera mu kuba Bunagana nk'umupaka udakora. Urumva u Rwanda nizo ruzi ikintu ruhombera mu kuba umupaka wa za barriere zombi ya Petite ya Grande ufunga saa 9. Urumva sinzi Bukavu ko bimeze. U Burundi nibwo buzi ngo iyo urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kubera muri abaturanyi region duturanye za Congo zidatekanye. Ushingiye kuri icyo maze kuvuga haruguru, iyo proximity issue yo kumenya ngo ahababara cyane nahanuka cyane hegereye East Africa kurusha hegereye SADC, birakwereka impamvu East Africa ifite akazi cyane muri hariya, birakwereka impamvu ubona hariya Uhuru Kenyatta. Urumva ariko au contraire biranakwereka impamvu na SADC ishobora kuza itseta ibirenge. Itseta ibirenge kubera iki? Irakemura ibibazo by'abajiji itari injiji. Iri mu ndyo Rwandophone abavuga ikinyarwanda ariko abamwe bastaringa ni bande. Nese ubundi kuki M23 kubiswe itajya muri Angola cyangwa ngo yumve muri Zambia ikajya muri Uganda no mu Rwanda? Icyo nicyo kibazo naringiye kubaza. Byagenda gute M23 iramutse kubiswe nkuko igahungira mu Rwanda cyangwa se ikajya muri Uganda? Ahubwo aho yarahungiye uko byagize. Ndavuga kuri inshuro. Uko byagenda ukurikije umwuka uri hagati y'u Rwanda na byagenda nko byagenze iyo bazi igihugu itahungiyemo. Hari ibibazo mutubaza bikomerera. Ahantu sereka nkubwire. Niba waragize amanota 40 mu kizame ubushize, target yawe n'amanota 40 cyangwa 50. Ni 50 kuko ayo ngo warayagize. Ntabwo ahantu umuntu yahungiye umubaza ngo byagenda gute kandi yarahungiye uko byagize twarabibonye. Bahahungiye bakoze mu myaka 10 bakoze gusubira ku Rwanda. Hari birenze se
intambara yabigikomeje ahubwo iza kumbaza uti nta kuntu bahinde mu Ventura bayihindira muri Angola cyangwa muri Zambia n'iki byose byacuri byagenda gute nabyo ntibyakunda ibyo nakubwiraga mu kanya ntabwo wahindura ibintu uko bimeze ntabwo wafata abarwandofone ngo bahungishije mu Maruba kuko si Abaruba ni wabajyana mu bateke cyangwa mu bayaka cyangwa mu basonga bo muri Central Africa ntabwo ibyo ari ibyabo urumva ni nayo mpamvu akenshi bivugwa ko n'ibitwita ibiganiro Kenyatta yasabye n'iki byose bino bihugu bigomba kuganira kuko igihugu gikufitiye abaturage mu 75 bamaze imyaka kuri 20 ans Burundi bakagira abaturage bagize harimo n'abahapfiriye mu nkambi ya Katumba urimo kureba Uganda ikagira abantu ngabo Kenya nayo ifite abakongomani benshi iyo uganiriza ibyo bihugu cyangwa se ibihugu bikwa approachinze bikaguha inkunga bikagira gute ngo ukemure ikibazo cyangwa ijambo umuntu abakubwiye aturutse aho ngaho iyo uri nka Tshisekedi ntabwo rifata minenegwe Emmanuel Macron ashobora kubwira ikintu ukavuga uti suriya bitebye Narendra Modi wa India ashobora kubwira ikintu ukumva se Putin arambwira Xi Jinping ashobora kubwira ibyo ariko iyo abantu bari mu gace gasa n'akarebwa n'ikibazo nko nabivuze haruguru bakubwira ikintu ngo n'iki ijambo rya East Africa uzaritinye muri Congo ya Eastern Congo ntabwo warikandiraho niyo mpamvu position East Africa ifite hariya muri kariya karere byanze bikunze za resisa cyangwa irayikirika rero ya resisa kurusha izindi nzego zaturuka handi niyo mpamvu MONUSCO yagiye ku ruhande Sadek ibyo yikoza ntabwo yabuze ingabo ntiyabuze iki n'iki aho nayitseta ibirenge dragging ibirenge mu kuza iziko yabije mu bujiji tarinjije kubera yuko nta mpuwe twavugizanye erega tuvugishe no kuri nta nubwo babaye kurusha bose ndimo kuvuga haruguna ku impamvu n'ibyo bihugu bavuga ngo birababaye nizo mpunzi zicaracara nizo byambo byahagaze nizo ntubu zikuvugiraho buri munsi nizo square zagurutse zigira gute zisakurisha abantu so urumva rero ko Sadek kuza ko ntabwo genda muri Sadek ngo namenya ngo gahunda zabo zimeze gute ariko uko byagenda kose nta gihugu na kimwe cyagira ubuzare kuri Congo ya Burasirazuba kitari muri East Africa kurusha ibindi bihugu biri muri East Africa uko byagenda kose reka kukanwambaje mu kanya nabo gatekerezeho nese ubundi yo rukubitira rukubita ruhinda ruzana muri ibyo bihugu ngahe impunzi ziriyongereye ngahe ikiniki izo recrudescence zose zigira ingaruka ku bihugu X cyangwa Y that is why Sadek kuza muri Congo nta gishobora kuba game changer naje nanagusubiza impamvu muri 2012-2013 ya failings yaje mu bintu itazi dasobanukiwe yaje gusa ngo ndintervenye itazitera ukuntu imeze yaje atekereza ko abantu yitwangeje gukubita no kwirukana bazongera bagaruke mu myaka 10 none urambwira n'ubu ngubu ibishoboye nkuko yabishoboye n'ubundi nyuma y'imyaka 5 bagaruka 10 bagaruka 15 bagaruka ndetse ibikemuye ikibazo nta kibazo yabikemuye twari tumaje kubona ko yaba aho bahungira yaba mbese n'ubundi byakwisubiramo ariko none bakazongera bakisuganya bagatera Kongo nanone nyuma y'imyaka runaka ese kuba M23 itemera kongera kurekura aho bayisabye na guverinoma ya Kongo ikabitemera kujya mu mishyikirano na M23 ubona amaherezo y'intambara araya amaherezo y'intambara ntabwo nyagusubiza amagambo menshi ni iherezo rimwe ushobora gucogo kuri balance muri uko urabona amaboko yombi hano no hashyira government hano kashyira inyeshyamba hano hari government ibumoso bwanjye iburyo hari inyeshyamba abahanga mu by'ubusesenguzi basesengura kuri ibintu bavuga ko akenshi amareta acogora mbere kurusha inyeshyamba kuko inyeshyamba zamenyereye kuba muri harimbi ni inyeshyamba nyine wowe ri government ufite ibibazo mu baturage ufite n'ibyo kuko n'abaturage mu Rwanda bwabo n'abaturage baba by'umwihariko so biravuze ngo M23 ntabwo tuzi ntabwo igishyira hanze manifesto ya mu buryo bufatika ivuga ko ari ibintu yumvikanye na leta ari nakomoka iryo zina ryo rya M23 23 z'ukwa gatatu 2009 baganiriye imyaka ibaye hafi 15 14 urumva so umuntu mwaganira ibintu byuzuze rero akabikoramo n'izina kandi ukabona ari afite umutsi mu myaka 10 uramukubita kunya kagaruka byanze bikunze bari abantu muri M23 bitewe na mindset yabo bazashyira hanze ntasobanukiwe neza baba bazashyirwa bagatsinda leta byanze bikunze kuko leta ibifite abantu babiri ibifite abantu benshi batandukanye bagenda bihindagura mu gihe inyeshyamba zo nubwo umupersona umwe yahinduka ariko intego yayo na agenda yayo ibidahinduka cyane hako nka Tshisekedi agenda afite ku nyeshyamba urabona ko yaje itandukanye n'iyo Kabila yari afite mu buryo umwe cyangwa ubundi none Tshisekedi ashobora kuva ku butegetsi ariko inyeshyamba ntabwo zindira kuri manda gusa ifite manda y'imyaka 7 ngo ni 5 ngo niki byanze bikunze inyeshyamba zigwana imyaka 10 15 20 25 ariko birangira zishyize hasi ubutegetsi
ibyo zarwaniraga bikumvikana, bishobora kumvikana d'une façon consensuelle baganiriye, cyangwa zikumvikana bitewe n'icyemezo zafashe ku munota wa nyuma. Wayibonye muri Sudani bashoje bafashe igihugu cya Sudani y'Epfo, twayibonye mu ntambara Eritrea yarwanye na Ethiopia birangira Eritrea yigenze. Ni ibintu byishobora guhera ku nyeshyamba. Izi nyeshyamba zishobora gukora gutya zikemera kubabara ba makenga bakavaho bagasaza, hakaza barumuna babo, cyane kubona ko bagifite abasore bano bantu muri M23 bakondera Mahano Julie, ubona ko bakiri batoya, boya nabanzenze ntabwo ari bakuru. Urumva uretse kubona ko bonafite imvi z'uruyenzi, bakabunda ujye ubabona n'abajene, ni benshi ugiye kubavuga amazina watagangara, ni benshi cyane umuntu abaza amazina. Abo ba Castro ubona ku mafoto, Castro ngiye waramonye kuri ya foto y'abantu bagiye Mombasa kubona na Kenyatta, uriya wambaye jeans w'inzobe, urumva. So bana bantu rero bitondera, iyo ubona inyeshyamba zirekrita abasore, none nta makuru nabonye uyu munsi ariko nigishakira gihamya, ntafitiye gihamya cyuzuye, nuko bishoboka ko hari abasore bo muri abavuga ikinyarwanda n'abandi bakongomani bari inyuma ya M23 babaga mu bisirikare by'i Burayi na Amerika, batangiye gusaba, sinzi ngo ukuntu babyita, umuntu wabibwiye izina naryibagiwe, ngo ni uburyo usaba konje hariya ishobora kumara imyaka 3 ukazakora amahitamo y'uzasubiramo cyangwa utazasubiramo kandi ugakomeza ugahembwa. Ni nk'icyo bita mise en disponibilité mu administration, abantu barabizi. Ayo makuru kandi aho nayakuye harizewe. Abantu baba batangiye kubona ko wenda wari nka kapiteni utwara indege muri Amerika ukavuga uti ngiye iwacu, wenda nari wo mu ngabo za Finland ukavuga uti ngiye iwacu. So ako nakantu nakubwira gato cyane ariko gafite n'ibindi byinshi bigaherekeje, bikwereka ko iyo ufite inyeshyamba uko na zifite potentialité na stamina yuko zishobora kumara igihe kirekire cyane, zifite abantu batoya by'umwihariko ushaka kuvuga, urabyitondera. Bana abasavimbi iyo baza kugira ababungirije, nka kuriya Makenga afite Bernard Maheshe, akagira Mboneza, akagira gutyo bakagenda bamanuka, ukajya muri komando yo hasi ugifite abasore bashobora kwijajara. Icyo gihe urabitondera, burya inyeshyamba zira gusaza. Icyo nakubwiraga rero, government zirasaza kuko systeme zirahinduka. Kabila yaje, ibya Kabila ikarita kinisha sizo Tshisekedi kinisha, iyo huzagurika kandi rireye ryumvikana muri leta. Kereka inyeshyamba ugize ibyago hakajyaho umuntu akideklara akoze nka kudeta, akaba tuzahangana mpaka ku munsi wa nyuma. Urumva ntibaye bagiye mu matora ku buryo umuntu amastering inyeshyamba nazo zikamastering. Mfite ukuntu nabyumva biriye. Intambara ishobora kuba ndende cyangwa zikanatsindwa. Aho kuba muvuga ngo uyu munsi wa Tshisekedi zirakuvuye ukazivuye zitari ku mundi, uriya mwabayemo muretse kasigaje ameza n'agatsinda cyangwa agatsindwa. N'urugero zigacunga yatsindwa hakaza undi mushya urimo kwiga ibintu bishyashya atazi situation, zikaba zongeye kuzamura imbaraga. Buri nyeshyamba za M23 zazamukiye mu gihe cyo gutegurwa kw'amatora kwa Tshisekedi, cyane ko Tshisekedi ari inshuti yazo, ziramurokirita cyangwa yazurokirita. Urimo kumva ntiwakwizera ko n'undi uzaza abangamanye na Tshisekedi azaziyegereza, kandi abo zirahazamukira zikongera imbaraga. Ni nk'ibona leta irimo guha imbaraga, guha imbunda FDLR. Buriya na FDLR kuzangira mu myaka 3, iyo uyihaye imbunda ukayihamara ukayiha imyenda n'imiti, ubu yongerera imyaka nk'10, kuko za mbunda nshyashya bya biki n'imbi bishyashya byongeye kuzamura ikibazo, kandi cyari kirimo kugenda gikemuka. Niba bari mu magana bagiye kwa mu bihumbi. Urimo kunyumva neza? Nshaka gusimbukira rero ku by'ingibi byuko iyo amaleta agenda ahindura abaperezida na systeme, hari izibenguka zanesha bikazongerera imbaraga, kuko nubwo nta makuru dufite ahagije. Ubwo ni systeme gihe M23 bari abaderege bari mu mezi 14 bamaze Kinshasa, abari muri Sarambwe cyangwa mu birunga by'ubwo nicyo babagaburiraga. Tshisekedi bakiri inshuti mu mezi bamaze batarashwana, ubwo so ushobora kwemeza ko nta mbunda wenda yabahaye cyangwa nta kintu yabahaye bashingiraho bakomeza indi myaka myinshi cyane, ainsi de suite. So no kuvuga iki rero, musubiza ikibazo cyawe kugira ngo ntakigira kirekire cyane. Igisubizo biragorana cyane. Inyeshyamba zigira umutsi wihambira kurusha amaguverinoma, kuko yo abahindagura abayobozi n'amasysteme. Kandi nabivuze mu kiganiro mu munota yatambutse, government birebwa na byinshi. Abaturage barayibaza imihanda, barayibaza abarwaye bwaki, barayibaza ikindi, kandi ibyo byose abaturage bayibaza. Inyeshyamba nazo zibyuriraho zikabigira ikibazo muri buryo zirimo kurwanira. Ariko inyeshyamba zibereye mu ishyamba, nta ministeri zigira ngo zirabazunga icyorezo cyateyeho ziri, ngo ziragaburira abaturage, ngo ziragira gute. N'ubundi nazo ubwazo ni umuzigo kuri wowe, kuko uri ansharije nazo mu bushinzwe urazishinzwe. None uraza kumbwira ngo iki bizarangira rero byanye ishyamba zibatsinze bitewe na agenda zizashyira hanze. Dushaka gufata hano twigenga, cyangwa se dushaka kujya mu biganiro, cyangwa se gute na gute. Dututuro faso ni imizere yanjye n'ibitekerereze, kandi naguhaye n'ingero zifatika. Birangira kenshi na kenshi. N'impamvu no muri inita itatsinze muri Angola nayigusobanuriye. Savimbi yagiye aragangararagara ntiyakubaka kadaship igenda imungana. Ubundi bari kurasa Savimbi
basava imbi batanu bagahita banyanyagira. Urimo kureba ariko bene izi nyeshyamba zifite bene amayeri yo kugira amakadete zigatoza abofisiye zigatoza iki n'iki urazitondera. Ni ikintu cyo kwitondera gikomeye cyane kuko umwe yaraswa nubwo yaba ari komanda mukuru wazo ukaba ntiyamubura nyine abanahari cyangwa mumuzi cyangwa mutamuzi. So inyeshyamba zirirayikiri kuba zatsinda leta ya Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uzambaza mu commentaire ngo se ngo zatsinda zifata Kinshasa ngo se ngo zatsinda zifata iki n'iki, ntabwo zirayerekana agenda yazo ngo tuyisome neza. Nizi icyo kibazo nengeye kubaza ubundi kuki bafata barekura ubwo intego yabo ubundi barayifite buriya niko bacanga ikarita. Nta nyeshyamba zifata zitarekura niko nyine isimeze. Niko isimeze inyeshyamba zifite erega ntabwo ndanga umusesenguzi ngo ntekereze kurusha bari abagabo baba mu ishyamba. Niba se kurekura ibyo byabonye bahagahenge barekuyeho bafashe, niba shaka bazongera bahafate n'uri bahafashe nta muntu babwiye ngo muhafate. Umuntu ibyo nakubwiye ngo ntabwo wagira target cyangwa objective hano ko amanota wigeze kugira ubwo yarabye ngo se wagize amanota ngagize 40 ubu utazazana nzazana 40 iyo ntabwo ari target ni 40 cyangwa 30 ko wazamutse nta nubwo 30 wagira target. Ni na mpamvu abantu bamenye impamvu intambara z'ubu zitarimo kuvugwa cyane muri M23 n'iki barimo kurwanira bose bigeze kurwanira. Ntago M23 yarenga bigeze gufata ngo ibigire target naho irwanira ni muri zone yigeze gukontorora yitwa kari yayo. So ntabwo ibyo yabyita imirwano ngo bishyire mu binyamakuru kandi n'imifata ari kwisubiza ahantu havogerewe nabo yavuga ko batemere kuhavogera. Kereka niba yarigeze Minova igahita igenda ikajya Bukavu, niba yarigeze Mushaki ikamanuka ikagera Ngungu, niba yarigeze Mweso ikongeraho Warikare, niba yarigeze Kitagoma ikinjira muri Lake Edward Uganda, cyangwa ikinjira muri Kabanyabayoga cyangwa ikinjira muri Beni. So ubwo urumva uri muri perimetre wigeze gukontorora ukavuga uti musubiye inyuma ntabwo ukirwanira. Urumva ahubwo navuze mbona navuga imirwano yakaze cyane ahitwa Kavumu ni ibintu by'abanyamakuru nabo babongeramo intuze. Abanyamakuru nabo burya natwe twongera untuze kandi biremewe mu itangazamakuru. Wenda tugana umusozo w'iki kiganiro ubuhuza bwa Kenyatta urabona hari icyo bushobora kugeraho? Ubuhuza bwa Kenyatta jewe ndabona ntacyo bwageraho kuko uhuza abantu babishaka sibyo ntago bingingira guhura. Ubwo n'ubundi Kenyatta nabahuje ku gatuza ni bya bindi ba Kazimiri Bizimungu mu Rwanda bazaga bavanga amasezerano ngo ni ibipapuro kandi bavuye mu biganira Arusha. Ubwo n'ubundi ubwo yabahuza bitari muri amvi yabo bitari mu nyota bafite ni hahandi urumva bajya bahura bagera inyuma bakarwana. So abantu bakanabitinda n'ibiganiro umwe wese arimo guhurumbirira gushaka kujyamo ntago aribyo byazana amahoro imitima yabitabishaka kuko bafite agreement basangamo peace agreement ndetse ko zitazanye amahoro. Ndetse M23 yafashe izina rya 2009 za ziyo tariki twavuze haruguru ntibikuye mu masezerano n'undi yagiriwe i Nairobi n'ahandi hose bayagiraniye katazanye amahoro. Ahubwo hari ikibazo muzamubaza nyuma ngiye gukora ubushakashatsi ku cyone M23 ihori complaining ibiganiro bitigeze biha umusaruro kandi n'ubundi izina rye riva ku biganiro bitatanze umusaruro. Umutu utaragukijije malaria ushaka kuwunywera iki? Nzakubwira ubushakashatsi ndimo gukora ndebe niba ko M23 yubundi shaka ibiganiro ishobora kubitana bishaka ari ugucengana ifite ikindi kirigamije ariko nakubwiye ko niragishyira hanze iragihisha pe. Ni mpamvu isubira ibintu tubimenye ikajya imbere tubimenye kugeza uyu munsi manifesto ya M23 uretse manifesto shingiro kuvuga ngo ni impunzi zari zifite iwabo higarurwa na za FDLR bamwe barahunga zishaka gucyura iwabo ariko nta cyama kitagira 101 uwo numwe tuzi nkwe naho muri 5 cyangwa 6 nindi bazayishyira hanze tuyimenye. Impamvu bivuga ibi ngibi nuko ubwo perezida wa M23 Bisimo yazamuraga mu ntera General Mahesh na Mboneza bagira Brigadier General yashingiye ku mwanzuro wa Congress yabaye mu 2012 ibaza nawe icyama kimaze imyaka 11 nta Congress ibaye. Biravuze ngo rero ntabwo wamenye imigambi yacyo kuko imigambi isohokera mu makongere igihe Bisimwa ataratanya kongere ngo abantu bamenye indi mirongo mishya yongeyemo cyangwa yakuyemo. Nanjye ntabwo nahagaranga ngo mbivuge ibintu bitari hanze bitanditse ntabwo tubimenye. Ntabwo abantu bazi blueprint y'ibyo M23 y'u Rwanda n'ibyo ukuntu ihagaze so far waba uspekira. So igihe bazabigaragaza ko ari independent kari icyama giharanira independence kari icyama giharanira XY bazabimenya ndetse binantrava bishyira mu kaga urugendo rwa M23 kubisi yigira nkaho itazi ikirwanira ko itagishyira hanze bizanatinza intsinzi yabo kuko ubundi urwanira ikintu cyandika ukagipfira none se ubungu barapfira iki nk'ubu Tshisekedi avuze ati impunzi zose zitaye dore miliyari 100 z'amadolari dore ikindi cy'urugero urumva M23 tuvuga ko yahita burundu nkaho nta yindi mpamvu igirwanira muri leadership
muri bonne gouvernance mu biki n'ibiki nese ni icyama kitagira imirongo basi subiza uti Marshal niwe utazi iyo mirongo ariko irahari ariko ntawe badutangarije ngo nyiyoberwe imyaka nkurikije n'iki kibazo ni myinshi niba nta kindi wakongera kuba dukurikiye twasoreza hano ikintu nakongeraho ntago ari ikintu kinini cyane ariko sina gitoya ni icyo kwibaza impamvu cy'abantu ku isi bishimira gukimbirana aho gukemura ibibazo bafitanye kandi ubona mu bigaragara nta nyungu n'imwe umwe wese arimo gucyura reka ngo urugero rufatika dusoza kuri ino ngingo amafaranga FARDC ishora mu kugura imbunda Sukhoi drone n'iki byose amafaranga ihemba aba mercenaires uyashyize mu makongomani cyangwa mu madolari asanzwe urumva yacyura ziriya mpuzi M23 complaininga urumva yakwentegra abasirikare babishaka muri M23 mu ngabo za leta cyane kubona ko bafite ubuhanga mu kurwana urumva yaharura imihanda iwabo ikabaha amazi n'amashanyarazi bakazatabura umuturage afite solar power n'inkeshatu zo korora akagatangiraho ubuzima ariko Marshal nubwo nasesengura kajana nibaza impamvu ayo mafaranga yashogwa mu Rusiya uzi ko atari na mwene wanyu atari mwene nyoko ntube wakumva ko amafaranga afata mercenaires 2,000 niba n'imyenda mufite mu 20 y'imishahara bumvikanye Bugande batarabahemba ukajya uyatanga umwaka ukirika kandi mu mezi 2 ukemuye icyo kibazo andi y'amezi 2 agacyura izo mpunzi andi amezi atagarura imihanda andi y'amezi angakagira gute noneho n'ikindi cya gusoreza ariko leta ko ngivuga ko impunzi zishaka gutazata ntabwo yigeze ibuza impunzi wowe nta kibazo ntimushaka ko tubabaza namwe buriya wataha Beni ujya wumva wahataha buriya IDF wataha se ahantu bareba bisha umuntu bakamubaga bakamurya bakamotsa none se impunzi zahuza umunyenga none zarenzwe zirahunga ayo ni amagambo ya politiki atagikinavuze icyo nashaka kwerekana kimwe nuko kugira ngo ngire abamercenaires abarwanyi nashora amafaranga muri M23 ikambere ya brigade kuko rundi bugiza kumyuka none Tshisekedi bikanga akazi mercenaires bakora M23 yagakora irentegere mu ngabo za Kongo n'ingabo za Kongo bafatikanyije kurusha undi munyamahanga wese wazaza ba mu MONUSCO umunyakenya umukiniki n'iki yewe n'umugande wajyanye ingabo zirenga 10,000 kugeza kuri isaha abakongomano go bishyize hamwe bakora akazi bakirukana ADF bakirukana FDLR bakirukana Tabara bakirukana iki bagakemeza ko bashyize hamwe ariko ikibazo cyane ni cyakiri nkibaza nyine kukiyereza no abantu badashaka kuyigira badashaka kuyumva kuko abantu badashaka gukora ibintu byumvikana bizana amaro muri iki gihe bagashaka intureka mu kiganiro gitaho uzanyibutse kubwira impamvu yabyo harimo anje nyinshi ako ntabwo nazigwa muri iki kiganiro intambara ntagirwamo n'abantu babiri urumva ubona babiri n'amaso ariko inyuma hari abandi batoye ishene aho no tuzara mu kiganiro kizakurikiraho reka tugushimire nk'umutumirwa ari nako dushimira abari badukurikiranye tunabararikira gukomeza gukurikira izindi video zose ziri kuri urubuga badushyigikira bakora subscribe bakora like niba ikiganiro bagikunze ndetse banaduha ibitekerezo ariko birimo ikinyabupfura David turagushimiye murakoze cyane namwese mugira amahoro y'Imana asante sana